bubatse burya ababyeyi baba bahari, inshuti nyanshuti ziba zihari, ukareba nk'abantu b'inshuti zanyu aho kujya hanze ukabibabwira, ukareba abantu b'inararibonye bakuze babonye bubatse mbere yanyu bakuze, icyo gihe ndumva babagira inama rwose ibintu bikagenda neza. Noneho unyemerere mubyeyi nkuce mu ijambo nanakubaza kino kibazo gikomeye. Ubundi intego y'iki kiganiro nyamukuru ni ukubaka uriya utaragera muri icyo cyiciro, kuko usanga ugeze muri icyo cyiciro atarabiteguye neza, usanga ahura buri gihe n'ingaruka. Ndavuga utarateguye urwo rushaka aba yisanzemo. Noneho se reka turebe, usibye kuvuga ngo umwana bamutegura kubaha, ngo umwana bamutegura uko azubaha umugabo n'umugabo uko azakunda umugore, ese ni izihe ndangagaciro nanone umuntu yategura muri ya mwana? Niho ikibazo kizingiye. Umuntu utarabijyamo agifite umwanya, agifite igihe cye kugira ngo adahubuka, ubu turi kugira ngo dukumire. Urabizi ko bavuga ngo umwana akomerekera mu iterura, siko bavuga? Iyo utabikoze neza mu muzi niho bisanga buriya kiriya kibazo kinini kibera. Rero turi kugira inama uyu nguyu utarabasha, utangiye kujya muri uwo mushinga, ni ibihe bintu agomba kwitondera uretse kumubwira gusa ngo azubahe umugabo we cyangwa azakunda umugore we? Ni ibihe agomba kumenya? Ni ubuhe buzima bacanamo? Ni ibi agomba kumenya ngo uno muntu ngiye kubana nawe ameze gute, cyangwa kugira ngo umenye ko yujuje ibi byangombwa bisabwa? Murakoze. Burya kumenya umuntu ntabwo byoroshye, ariko ibyo ari byo byose umuntu agomba kumenya icyo agiye gukora. Nicyo kintu cya mbere, akamenya ko kubaka atari ugukina, akamenya ko aho ngaho twari tugeze kuri uyu mwana w'umukobwa yageze mu rugo rwe, ariko reba atararujyamo, areba ari kumutegura ngo uzagenda umeze utya, hari igihe bageramo. Ese buriya ni nk'ibihe mubabwira? Kuko ndabizi neza ko uri umubyeyi mwiza, iryo kamba warihawe, dore uteze n'urugori. Mbese muri make uriya mwana w'umukobwa ategurwa gute mbere y'uko agerayo yagezeyo? Mbere y'uko agerayo, ubwo ngiye gusohoka mfashe isakoshe, umutima urambwira ngo kugiye udasenze, kubera ko iteka ryose sinshobora kuva mu nzu ndasenze. Ubwo nasubiye inyuma nicara ku gitanda ndasenga, maze kugenda ubwo nibwo ibyo byabaye. Shalom shalom, nongeye kubasuhuza inshuti zacu, inshuti zidukurikirana. Hano ni mu kiganiro The Kingdom Vibe, cya kiganiro cyanyu mukunda kandi gica kuri France Zahabu TV YouTube channel yanyu. Nta kindi rero, tutagiye kure turagira ngo twibukiranye ni cya kiganiro tubasha kuganiramo iby'ubwami bw'Imana, tubasha kuganiramo purpose, tubasha kuganiramo inama twagirwa tutigeze tumenya, ariko kandi ni cya kiganiro tubasha kwemezanyamo yuko buri muntu wese waremwe kuri iyi si hari ikintu Imana yamuremeye. Ariko iyo umuntu abashije kuba atabishyizemo imbaraga, hari igihe yazasubirayo adatanze urumuri rwe, hakaba hari igihe yasubirayo cya kindi Imana yamuremeye atarigeze anabitekerezaho, atarigeze anagira n'umwanya na mukeya wo kuvuga ngo ese ubundi Imana yandemeye iki, ese ubundi kuki ndi hano kuri iyi si? Ariko twahishuriwe neza yuko ibyo ari bihushurirwa abantu bake cyane cyane muri abo ngabo. Rero akaba aribwo Imana yatubwiye ati twaba itabaza kuri benshi, ariko atari njyewe gusa, ahubwo ari ba bantu bemera kuba bagira icyo basangiza abandi. Ntagiye kure rero, muri kubona
iburyo bwanjye turi kumwe n'umubyeyi, ngira ngo umwana abibonye ukuntu twese twambaye, sinzi niba mubibona turaberewe, ariko ibyo muraza kubitubwiraho muri komenti, muragira icyo mubivugaho. Ndagira ngo mwakire, hanyuma umubyeyi wacu mwabibonye ukuntu ari umubyeyi wubashye kino kiganiro kandi wabihaye agaciro. Mwitege n'ibyo tugiye kuganira, Imana iramuha umugisha. Umubyeyi turagira ngo tubasabe mutangire mutwibwira, munibwira abadukurikiranye kuri The Kingdom Vibe. Murakoze, nitwa Mukasonga Felicite. Aba rero nshaka ko dusangira iki kiganiro, nshaka kubabwira kugira ngo kigere kuri benshi kandi gifashe benshi. Muregereza mikoro mubyeyi. Yego, murakoze. Hanyuma rero mubyeyi, turishimye. Ni cya kiganiro nk'uko twari turi kubivuga, ni ikiganiro cy'abamurikiwe. Tugiye kubabwira uburyo twamenyanye, byafata iminota myinshi, ariko twahuje umutima twemera yuko muri umubyeyi kandi umubyeyi w'umuryango, kandi mwabanye n'Imana kugeza muri iki gihe mugezemo, kandi hari urumuri rwanyu mwabasha kujya cyane cyane ku muryango mugari, yaba w'Abanyarwanda ndetse cyane cyane babandi kuko bakeneye urumuri. Twemera yuko hataburamo umuntu n'umwe Imana yashyizemo, yatumyeho kugira ngo uyu munsi umubere urumuri. Rero nagiye kure mubyeyi, karame, turi ku muryango. Nta kuntu mbere y'uko dutangira iki kiganiro cy'umuryango wabanza ukaturagiza Imana kugira ngo kize kuba ari ikiganiro cy'umugisha, kandi n'ibyo tuvugiye hano bize kugira imbaraga kubaza kubyumva. Nabikora. Dawe Imana ikomeye, turagushima kandi turaguhimbaza. Turagushimira ineza yawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ko waturinze tukaba tugejeje muri aya masaha tugihumeka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nuko rero Nyagasani Yesu, turagusaba kugira ngo ikiganiro tugiye kuganira ugihe umugisha wawe, kandi Nyagasani kigire benshi, kigirire akamaro. Tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Turabyizeye mubyeyi. Ubwo twahuraga, nagira ngo mbaciremo gakeya bagerageze kubona igishushanyo cy'uburyo twihuriye. Umubyeyi twize guhura turaganira, yari kumwe n'abandi bamama, kandi abo bamama bari kumwe n'abamama nawe b'urungano rwe. Hanyuma ubwo twaganiraga rero, nababwiye ibyo nkora, mbabwira nanjye n'uburyo ntangiye kumurikirwa, n'uburyo ntangiye gushaka gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo ndebe ko umunsi nazava hano kuri iyi si nibura nzaba narasohoje kimwe mu byo numvira ijwi ry'Imana rimbwira gukora. Hakaba hari umusanzu cyangwa umusingi naba narashyizeho mu byo Imana yantumye gukora. Nibwo rero nababajije, ndabaze mubyeyi, ko mugeze muri iyi myaka, ese mwaba mwarabashije kumenya icyo Imana yabaremeye? Ngaho nguko twaraganiriye byinshi. Iki kibazo nicyo ngiye kongera mubaze, afite amagambo binsubijemo kuri iki kigeragezeho, dufite ukuntu twabigiyemo, niho twahereye musaba kino kiganiro. Mubyeyi, iki kibazo nagira ngo nkubaze nanone ni cya kintu nakubajije, ese kugeza kuri iyi myaka mugezeho, mwaba mwarabashije kumurikirwa cyangwa guhishurirwa umugambi w'Imana ku buzima bwanyu? Twarahishuriwe. Ndi Mukatolika, ariko Imana ni imwe. Yego. Niyo dusenga kandi niyo tugomba guhesha icyubahiro. Yego. Rero narahishuriwe, nasomye Bibiliya, numvise ijambo ry'Imana, numvise ko tugomba kwera imbuto kandi tukazigeza ku bandi. Yego.
tukazigeza ku bandi, tukamamaza izina ryayo hose. urakoze. Hari n'ahantu twabashije gukomoza turavuga tuti ariko burya hari n'igihe umuntu ashobora kubaho imyaka yose ugasanga Imana itangiye kumukoresha ageze mu zabukuru, kandi imyaka yose wenda yarabayeho nawe ubwo atarabasha kumenya impamvu Imana yaramuremye cyangwa atarabasha gutanga nka cya kindi kijyanye n'umugambi w'Imana mu buzima bwe. Sinzi niba uyu munsi ari nayo mpamvu twemeye ko duhura tukavuga ngo hari igihe bijyanye n'ubunararibonye umaze kugira, hari igihe watanga itafari ryawe ku muryango. Tubona ko ikibazo uyu munsi umuryango ufite ikibazo, uyu munsi umuryango uri guhura n'imbogamizi, ndetse ndibuka icyo kibazo twakivuzeho turavuga ngo tuzakivuga uyu munsi. Nagira ngo nongere nkikubaze mubyeyi, karame, umwana w'umukobwa aramutse agiye kubaka, n'izihe ndangagaciro yaheraho? Ni iki wagira uyu mwana w'umukobwa ati najya kubaka abe ameze gutya? Umwana w'umukobwa ugiye kubaka agirwa inama na ba nyirasenge. Ba nyirasenge rero icyo bamutoza ni kugenda akabera inshuti nziza umuryango agiyemo, akubaha umugabo we, akubaha inshuti zigenda urwo rugo, akagendera ku ndangagaciro z'umunyarwandakazi. Izo ndangagaciro z'umunyarwandakazi, ese izo ndangagaciro z'umunyarwandakazi iyo wenda izaba ari izihe? Ese tuzihuje n'izo Yesu yifuza zaba ari izihe? Ese hari aho bihuriye cyangwa hari bimwe Yesu arenzaho wenda ku ndangagaciro z'umunyarwandakazi? Ese mwatugira nk'izihe nama? Izo ndangagaciro ni izihe uyu mwana w'umukobwa? Erega indangagaciro z'umukobwa mu rugo rwe ni ukubaha, akamenya inshuti z'umuryango, inshuti z'umugabo we yazaza mu rugo akazubaha, akazizimanira, yanabyara akamenya uko agomba kurera abana be mu buryo bwa gikristo. Aho ngaho twari tugeze kuri uyu mwana w'umukobwa yageze mu rugo rwe, ariko reba atararujyamo, areba ari kumutegura ngo uzagenda umeze utya. Hari igihe bageramo, ese buriya ni nk'ibihe mubabwira? Kuko ndabizi neza ko uri umubyeyi mwiza, iryo kamba warihawe, dore uteze n'urugori. Mbese muri make uriya mwana w'umukobwa ategurwa gute mbere y'uko agerayo yagezeyo? Mbere y'uko agerayo, umwana w'umukobwa arigishwa uko azitwara mu rugo rwe, uko azubaha abasanze, uko azubaha ababyeyi asanze, akumva ko ari nk'ababyeyi be asize bari mu mwanya wabo, akubaha umugabo we, akagira akamenya kwihangana igihe ahuye n'ibibazo. Izo ni indangagaciro za Yesu. Murakoze. None se tugarutse ko tutareba uruhande rumwe gusa, ubundi umwana w'umuhungu we witegura kurushinga, ugomba kuba umugabo w'uriya mugore twari tuvuze, we asabwa iki? Asabwa kugira ubutwari, nawe kandi akubaha umugore we, akamenya ko ari akabavu kavuye mu rubavu rwe, akamukunda kandi akamwubaha. Akamukunda kandi akamwubaha. Murakoze cyane. None se ubwo ko tubyumvishe gutyo, tukaba twarabonye yuko uyu munsi umuntu kubaka, umuntu urubaka
waba wubatse rugakomera bisigaye byitwa ko ari umugisha. Aho mwebwe niko mubibona, byagakwiye kuba umugisha cyangwa byagakwiye kuba ihame? Ni umugisha kandi ni n'ihame, agomba gukora icyo kintu kuko aba yarakiyemeje. None se kuki noneho bisigaye bidakunda cyane? Nicyo nashaka kuvuga muri make. Kuki bisigaye bidakunda cyane? Ni irihe tafari nkamwe utusangije ku rumuri rwawe? Ubu niki wasangiza aba bana bagiye kurwubaka? Niki wasangiza abarugezemo? Zubakwa gute? Zikomera gute? Zubahisha Imana gute? Wibuke wavuze ngo kwizera ni kumwe, tubihuze na Yesu ko abishaka. Ese Yesu abishaka gute? Ese umuco w'ababyeyi babashije kubishobora babibasha gute? Kuri iki gihe ubona ko hari itandukaniro n'ibya mbere, ariko burya ibintu byose biterwa no kunesha no kwizera. Iyo abantu bahuje umugambi wo gusenga bagasengera hamwe, ni ukuri nta kibananira. Isengesho ritera inkunga, isengesho rirafasha, isengesho ritera imbaraga. Rero icyo mvuga ku bana batoya bo kuri iki gihe ni uko bagomba kwihangana. Burya abantu iyo bihanganiranye, yego, byose birashoboka. Kuko nta byera ngo de, ariko niba umuntu agize ikosa ugomba kwicara ugashaka akanya mukabiganiraho, ukamubwira uti mugenzi wanjye wambabaje kubera iki kibazo, rwose ndumva wampemukiye kandi bidakwiriye. Ubwo iyo bicaye bakaganira bagacoca amagambo, ibibazo byabo birakemuka. Rero nibyo tubifuriza, kugira ngo be kujya bahutiraho, ahubwo bajye bicara baca akabogi baganire ibyabo. Nicyo kintu gishobora kuba cyabafasha mu buzima bwabo. Inama nziza, ngira ngo murabyumva. Mubyeyi turagushimye cyane, ariko noneho reka nanone nongere nkomoze kuri kino. Reba, inama igiriwe bano barurimo, ariko hari igihe urugeramo koko, sibyo? Warugezemo ariko ugasanga uri aravuga A, undi aravuga B, kandi warugezemo. Bakagerageza n'uko nguko uvuze ngo kwihanganirana neza, umwe akavuga A undi akavuga B. Ese birashoboka ko umuntu ashobora kwisanga umwe avuga A undi avuga B, nta kintu babyumvaho kimwe? Hanyuma umuti w'icyo kibazo cyakemuka gute? Aho niho ndi gushaka kuvuga, ese baba Imana yaremeye ko babana badakwiye kubana? Ese babireka bakajya gushaka abandi? Ese ubyumva gute? Ibyo ntabwo ari byiza. Nyine iyo bibaye bityo ukumva umwe avuze A ukavuga B, ibyiza ni uko waceceka, rubuze gica, ukamwihorera. Wabona yuko akaze ukamuhunga, ukigira ahandi, ukigira mu bindi, ukigira kwikorera ibyawe. Ubwo nyine nawe iyo abonye ucecetse udashatse kugira ngo mwese muvuge, nawe araceceka. Ikibi ni uko mwese iyo muvuze mwese bizana ikindi kintu, ariko iyo umwe acecetse akamworohera akigendera, akava aho ngaho bari akigira mu bindi, niba ari umudamu akigira mu tundi turimo twe, nawe ashobora guceceka. Ndetse hari ubwo ageraho akibaza, turiya muntu ko namubwiye nkabona acishije make, rwose reka mwihorere nanjye. Yamwereye imbuto. Aba yamwereye imbuto, nawe akavuga ati uriya muntu wanyihoreye, ntashake gukomeza ngo tuvuge twese. Buriya rwose
afite kunyubaha, yego, nawe akaba yakwibaza ibyo bintu akabireka. Rero impamvu ibyo kuri iki gihe ubona yuko ingo z'ubu zisigaye zifite ubutane, njyewe nabonye yuko ari ukutihanganirana. Njyewe nabonye ko babuze ubu inama yabo ku giti cyabo, n'iyo binaniranye aho kubivuga hanze ukabibwira buri wese, burya ababyeyi baba bahari, inshuti nyanshuti ziba zihari, ukareba nk'abantu b'inshuti zanyu aho kujya hanze ukabibabwira, ukareba abantu b'inararibonye bakuze, babonye bubatse mbere yanyu, bakuze, icyo gihe ndumva babagira inama rwose ibintu bikagenda neza. Noneho unyemerere mubyeyi nkuce mu ijambo nanakubaza kino kibazo gikomeye. Ubundi intego y'iki kiganiro nyamukuru ni ukubaka uriya utaragera muri icyo cyiciro, kuko usanga ugeze muri icyo cyiciro atarabiteguye neza, usanga ahura buri gihe n'ingaruka. Ndavuga utarateguye urwo rushaka aba yisanzemo. Noneho se reka turebe, usibye kuvuga ngo umwana bamutegura kubaha, ngo umwana bamutegura uko azubaha umugabo n'umugabo, uko azakunda umugore, ese ni izihe ndangagaciro nanone umuntu yategura muri ya mwana? Niho ikibazo kizingiye. Umuntu utarabijyamo agifite umwanya, agifite igihe cye kugira ngo adahubuka, ubu turi kugira ngo dukumire. Urabizi ko bavuga ngo umwana akomerekera mu iterura, siko bavuga? Iyo utabikoze neza mu muzi niho bisanga buriya kiriya kibazo kinini kibera. Rero turi kugira inama uyu nguyu utarabasha, utangiye kujya muri uwo mushinga, ni ibihe bintu agomba kwitondera uretse kumubwira gusa ngo azubahe umugabo we cyangwa azakunde umugore we? Ni ibihe agomba kumenya? Ni ubuhe buzima bacanamo? Ni ibihe agomba kumenya ngo uno muntu ngiye kubana nawe ameze gute, cyangwa kugira ngo umenye ko yujuje ibi byangombwa bisabwa? Murakoze. Burya kumenya umuntu ntabwo byoroshye, ariko ibyo ari byo byose umuntu agomba kumenya icyo agiye gukora. Nicyo kintu cya mbere. Akamenya ko kubaka atari ugukina, akamenya ko kubaka ari ukugira ngo abe umuntu mukuru, abe umuntu uzabyara akarera, abe umuntu uzamenya urugo rwe akubaka akaruha imbaraga ze. Kandi ikindi cya kabiri, agakunda gukora cyane cyane, kuko iyo utakoze nanone nta kintu ugeraho. Ntabwo umugabo wavuga ngo azakora wenyine, ahubwo nawe ni ukuvuga yuko iyo muhuye muba muhuje amaboko, muba muhuje ibitekerezo, ibyo hamwe bikaba bishobora kuba byabatera imbaraga zo kugira ngo mubake urugo rwanyu. Umubyeyi urakoze. Ni akazoza, nitunifuza kuzongera kubahamagara tubitabaje ngo mukomeze mubere urumuri uru rubyiruko, turabyizeye ko muzitabira. Twabikora rwose kuko ni ingirakamaro. N'abadukurikiye kandi turabizi neza ko ari icyo baza kwandika. Mushaka kuduha igitekerezo, murandika muvuge uko mubyumva, cyane ko atari uruhare rwacu gusa, ni mwebwe twabikoreraga, namwe mwatubwira uko mubyumva n'ikibura. Ariko rero mubyeyi, ese wabibonye ute ko twese twakenyeye? Wongera urebe. Ni byiza cyane rwose. Ubu ngubu twakoze umuco nyarwanda, kandi tugomba kuwusigasira rwose, ntiwibagirane. Umuco ntugacike. Uyu muco ntugacike. None wabyakira ute turamutse duhuriye hano hanze mu minsi y'akazi, nje hano ku kazi nakenyeye, ukabona umugabo washyizeho umwitero gutya, ese urabona byaba bisuzuguritse cyangwa byaba? Oya, ni agaciro.
ni agaciro rwose. uwo ni umuco nyarwanda tugomba kuwusigasira. ntabwo ugomba gucika kuko ni ikintu cyacu, ni ikintu cyarangaga umunyarwanda nyawe. yego. iyo washyizemo umukenyero gutya wambabariye ukansangiza nk'amarangamutima uba wumva ari muri wowe? iyo nakenyeye numva ndi umubyeyi rwose umeze neza, nkumva ari ikintu kigaragarira abantu yuko nubaha igihugu cyambyaye. kandi ni umuco nyarwanda yuko ababyeyi tugomba gukenyera tugategera igihugu urugori n'abo twabyaye. n'umugabo umugabo tumutegera urugori, tugategera urugori abana twabyaye, tugategera igihugu urugori. n'iyo umugabo atakiriho ugomba gutegura urugori kubera yuko uba ufite abana n'igihugu. mubyeyi urakoze. izo mpanuro ngira ngo barazumvishe. mureke dukunda umuco wacu. umuco tugomba tuwusigasire kandi tuwusigasira dushyira mu bikorwa. dukenyere. niba ubona uri umugabo utakenyera ngo ugende mu nzira, hari umukenyero muri France zahabu nk'uko mubibona batwambitse, barawuvuguruye kugira ngo n'urungano rw'uyu munsi wa none, kugira ngo n'urubyiruko rw'uyu munsi wa none rubashe kubibona kandi rubone ko bya bintu bishoboka. ahubwo si umuco wacitse, ahubwo ni uko wa muco tutawuvugurura ngo tunajyane n'igihe, ariko na wa muco karemano twari dufite mbese nawo tuwugumane. ariko niba bivuga ko ushobora gukenyera no ku wa mbere no ku wa kane, nabyo birashoboka. ngira ngo mwabibonye, nagira ngo mbibararike. hanyuma mubyeyi, wenda turaba turi gusoza. hari ikintu wari ukomojeho, baravuga ngo uyu muco ntugacike. ntugacike rwose. uyu muco ntugacike kuko ni mwiza, ubereye n'ababyeyi. twatangiye tuvuga ngo iri ni ihishurirwa twahawe n'Imana. ihishurirwa twahawe n'Imana rero twemera ko buri muntu wese hari ikintu Imana yamuremeye kandi hari ikintu kimurimo. ngiye kukubaza ikibazo kirimo kuza gusaba nko gutekerezamo, ariko nanone biroroshye kuko ntabwo biva kure, birava mu mpano y'Imana. nk'aka kanya ibaze Imana igihe cyose wavukiye kugeza kuri iyi myaka mugezeho, hanyuma Imana irakubwiye ati nkugiriye icyizere, ikintu uza kuvuga ubwira isi, ikintu uza kubwira abanyarwanda kirahita kibihame, nsigariraho iminota 20 uyobora inoze. ese ni iki waba warakuye mu bunararibonye bwawe wumva wabwira abantu uti nahita mvuga ati bimere bitya bimere bitya bimere bityo? icyo nabwira abantu ni uko nabasaba kugira ngo bareke gukora ibibi, iby'Imana yanga babireke, ahubwo bakore iby'Imana ikunda. kandi Imana yaduhaye amategeko tugomba kugenderaho. ayo mategeko rero ntitugomba kuyasibanganya, ahubwo tugomba kuyagenderaho. ntabwo twazagera mu ngoma y'Imana tutarayikoreye, tutarayitunganiye. tukanga ibyo yanga, tugakunda ibyo ikunda. icyo kintu nicyo nababwira, ngo tukanga icyo yanga, tugakunda ikikunda. dukunde iby'Imana ikunda, twange ibyo yanga, iby'Imana yanga. urakoze cyane. none se mubyeyi, ikibazo cya nyuma nuba nshaka kukubaza, kuva wavuka hari ikintu Yesu Kristo yaba yaragukoreye nawe koko ukakireba ugahita uvuga ngo wa wundi Yesu koko ndamubonye n'amaso, kikaba nk'urugero rwatuma umwizera? yewe nabonye byinshi yankoreye. yego, fatiraho neza gutya itunge. Imana ikintu yankoreye kirakomeye, ni byinshi nabyo, ariko ndabivuga kuko
yabinkoreye nkayishima kandi bikanezeza cyane kandi nkabona ko Umbabarire nyibonye. nguce mu ijambo. Umva njye mbajije cya kindi, urabona hari ukuntu umuntu avuga ngo arizera ariko akizera ategereje kuvuga ngo ariko ino Mana nizeye ko ntarayibona, ukibona afite gushidikanya, ariko noneho akaba ari kimwe cyabaye nk'imbarutso cyahita kivuga ngo yankoreye kino kuva uyu munsi, nahise mvuga ati Mana noneho ni wowe mu buzima bwanjye, wambabariye ukagisangiza abadukurikiye niba bishoboka. Ikintu Imana yankoreye gikomeye, fatiraho gutya. Muri 2013 yego Imana yankijije impanuka ikomeye cyane. Navuye ahangaha mu gitondo, nari mfite rendezvous CHK, ngenda kuri moto, ngeze ahantu peyaje hariya hakurya, ndahabona imodoka iduturuka inyuma irakubita, tugendera mu birere, ngwira imodoka yamanukaga, ndarenguka ngo inyuma yayo. Umumotari wari untwaye nawe yagurutse ukwe yikubita hasi, yageze CHK arapfa. Rwose ubwo ni igitangaza Imana yankoreye, kandi Imana iyo uyisenga irakumva. Haleluya. Ngiye guhaguruka mu rugo, nabaye nk'utwawe n'ibitotsi, hanyuma ndebye ku isaha nsanga nakererewe. Yego. Noga vuba ubwo ngiye gusohoka mfashe isakoshe, umutima urambwira ngo kugiye udasenze, kubera ko iteka ryose sinshobora kuva mu nzu ndasenze. Ubwo nasubiye inyuma nicara ku gitanda ndasenga, maze kugenda ubwo nibwo ibyo byabaye. Ubwo banjyanye kwa muganga ntumva ntazi ubwenge, aho nzasanzamukira. Yego. Mbona ndi CHK. Noneho nsubiza umutima inyuma, ntekereza rya sengesho, nsanga Imana yambwiye ngo imbere yawe hari ikibazo. Ubwo rero nyine yambereye ingabo inkingira, yankijije icyo kintu, kandi ukuntu yangiriye neza yo kabyara. Navunitse akaboko, ubu mfite tije hano. Ndabibona. Ariko ahandi hose basanze nta ari umutwe, ari umugongo, ari ahandi narababaye gusa, ariko ntabwo napfuye, ntacyo nabaye ikindi. Aho rero nkashimira Imana. Icyo ni kimwe. Ahandi nayiboneye muri jenoside, nuko banteye grenade ikagwa ku bibero, nicaye igapfuba. Ubwo rwose niho naboneye Imana, yuko Imana ikomeye, yuko Imana ifite imbaraga. Rwose ndayishima iteka ryose. Mwese twese tujya twiragiza Imana, tujye dukunda Imana, kuko niyo ishobora byose, niyo itureshaho, niyo iduha byose. Rwose kugeza ubu ndi umupfakazi, ariko ntacyo nayiburanye. Yaramfashije muri byose, yarandinze muri byose, kugeza n'uyu munsi sindabura icyo nambara. Sinigeze umwana wanjye atiga, uwo nasigaranye, abo nasigaranye Imana yanshigarije bariho, barize, yarabareze, nta wundi. Rwose ntacyo nayishinja. Isingizwe iteka. Imana ishimwe. Mubyeyi ndagushimye, ndagushimye namwe, kandi ngushimye no mu izina ry'abadukurikiye. Yego. Ndizera ko babashije kumenya ko umuntu yasenga Imana ibihe byose, kandi babashije kumenya yuko atari ku bwacu, ahubwo ari Imana irinda. Ni Imana irinda rwose, kandi yagukorera ikintu, hari icyo yagukoreye uyu munsi, wowe umuntu udukurikiranye ugahita uvuga ati Imana niyo, ni iby'ukuri, ni Imana ibikora. Tugeze hari ibintu numvishe, muvuze byinshi, ariko numvishe ikintu gikomeye cyane. Imana yakurindiye abana rwose, Imana yarakwambitse rwose, Imana yabwa icyubahiro. ni icyayo. Mubyeyi Karame, numva nshaka kubona gusaba ngo utange nanone buno butumwa, kandi twigiye kuba tugiganiraho umunsi umwe.
ubwo wavugaga ngo Imana ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi. Imana ishimwe. Amen. Imana yabanye nawe rwose kandi yagukomeje. Mfite ubuhamya bwawe yuko yagukomeje. yarankomeje pe. None wambabariye, Imana iguciyemo ikagukoresha ukaba urumuri rw'uyu mupfakazi uyu munsi uciye muri ibi bihe. Ashobora kuba ari umupfakazi muto, ashobora kuba ari umupfakazi ubimazemo igihe, ashobora kuba ari imfubyi nshyashya, ashobora no kuba ari imfubyi ikuze ndetse inubatse, ariko buri imwe ikajya wenda yahura n'ayo marangamutima, umutima ukaba igisenzegeri. Wambabariye ukabakomeza, ukababwira ijambo ry'Imana yabiguhaye muri aka kanya nk'aka. Icyo nashobora kubwira bagenzi banjye, ari abapfakazi bakuze nk'uko ngana, ari n'abapfakazi bakiri batoya, ni uko ikintu cya mbere cy'ishingiro ari uko bakwizera Imana. Imana koko ni umugabo w'abapfakazi, ikaba na se w'imfubyi. Rero ikintu cya mbere burya ni ukwihangana, ukaba intwari, kandi ikindi cya kabiri ukaba inyangamugayo. Ntuteshe agaciro uwo mwashakanye nubwo yaba atariho, ugakomeza kumugirira icyizere, ugakomeza kumwubaha no kumugirira rwa rukundo wari umufitiye na mbere. Ikindi ukamenya kuba aho atari ushobora kuba wamurerera abana, ukabarera mu kinyabupfura, ukabarera mu rukundo, ukitanga, ugakora utitanzwe wowe ubwawe, ukitanga mu bikorwa, ukimya amaboko yawe, utitangiriye itama. Utavuga ngo reka nyure muri ziriya nzira niho nzabona ubushobozi. Oya, menya yuko uri ikiremwa cy'Imana, utagomba gutesha Imana agaciro, ugomba kuyubaha muri ubwo bupfakazi nk'uko yakumenye ikakubera umugabo, yuko izaguha byose. Utagombye kubishakira ku mubiri wawe, ugomba kubishakira ku maboko yawe, kandi ukayisenga kuko iguha byose. Iyo uyikurikiye ntacyo ubura, kuko nanjye ntacyo nabuze nyikurikiye, kandi nta zindi nzira nacishijemo kugira ngo nshake ibyo kurera abo bana, cyangwa nakoresheje amaboko yanjye ndabishaka, nsenga n'Imana. Ibyo nkora ikabiha umugisha. Niko nabigenje pe. Namwe rero muzakore mutyo, ntabwo Imana izabatererana. Niyo nama mbagira. Urakoze mubyeyi. Hanyuma ku mfubyi, imfubyi nazo ntabwo zigomba kwitesha agaciro ngo zibone yuko bicitse, zibone ko zigiye gupfa, ahubwo zikomere ku Mana, zikomere ku isonga, zikoresha amaboko yazo, zikoreshe. Iyo ufite mu mutwe ibintu byose urabishobora. Ntabwo ari byiza kugira ngo wiyandarike, ntabwo ari byiza ngo ujye mu biyobyabwenge, ntabwo ari byiza ngo ube umusinzi, usuzugura abakurera, ahubwo ugomba kwicisha bugufi, ukagira ikinyabupfura, ukagira urukundo, ukubaha. Ibyo byose ni ikintu gishobora kugira aho kikuvana kikakugeza. Ibyo nibyo mbona yuko imfubyi zigomba kwiyubaha, zigomba gukunda, zigomba kwirinda ibyo ngibyo, kuko ntaho byazazigeza. Kuko iyo uriho, Imana iba yarakuremye, imbere yawe haba ari heza. Ukomeza kwihangana, ugakomeza ugakora uko ubushobozi bwawe bungana, agatoya kakugeza ku kanini. Iyo utiyandaritse, iyo utitesheje agaciro, ni ukuri urakomera kandi ukabaho. Haleluya. Mubyeyi urakoze. Yego, murakoze namwe. Ntekereza ko ufunguye umuryango munini cyane, yaba uw'abadukurikiye mu mitima yabo, ndetse unafunguye umuryango munini mu gihe usigaye hano kuri iyi isi irumvishe kandi barakubonye. Ntabwo ari hano gusa, hari n'ahandi bakwitabaza ngo ubagire inama, ubabere itabaza.
watangiye uvuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Kandi tugomba kugira abana inama kugira ngo nyine nabo bazakure neza kandi bazagire indangagaciro, bazanamenye kuzubaka urugo rwabo kandi bazamenye no kurera abo babyaye, kuko abana iyo ubareze neza bakura neza. Iyo ubahaye umuco barawukurana nabo bakazawugeza ku bandi. Ngira ngo murabyumvishe rero kandi mwumvishe n'umubyeyi. Ni ukuri ntabwo twarangiza, ngiye kumusaba tuvayibinga akanyuma. Mubyeyi uzi kuvayibinga icyo bivuga? Iki kiganiro twakise The Kingdom Vibe. Mbese ni ubwami, ni ukwishimira ubwami bw'Imana mu yandi magambo, cyangwa kwishimira impano y'Imana, ubu buntu Imana yatugiriye, sibyo? Ngiye kuvuga ngo reka tuvayibinge bwa nyuma, rero tubyishimiremo bwa nyuma. Ni imvugo y'urubyiruko rwa none. Ubwo rero ndagira ngo usabe uvayibinge, ariko ni akamesaje numva nifuza ko wabwira aba bana bawe. Abana bawe ufite, ukababwira akamesaje nk'uko kundi wababwira wenda muri nka mwenyine hano muri iki cyumba, ukababwira izamba mutima zawe, ukababwire ni nako dusorezaho The Kingdom Vibe, kandi kazabageraho ndabizi ko wari uri muri iki kiganiro. Abana bose cyangwa kari akamesaje k'aba bana wibyariye bawe, kuko babandi bababwiye bose, noneho kabwire abana. Abana nabyaye bari kukureba. Ikintu mbifuriza kuzakomera ku nshingano nabahaye. Mugakomeza kubaha abo mwashakanye, mugakomeza kugira abana mwabyaye inama zibubaka, bakamenya gukora, ntibaba banebwe ngo aho bazagera bazabone yuko mwabareze nabi. Mugomba kubaha indangagaciro za Kinyarwanda, mukabatoza umuco nyarwanda, mukabatoza ikinyabupfura, mukabatoza kugira urukundo mu bo babana no mu bo bazasanga. Ibyo ni ikintu rwose mbifuriza, kandi ikindi nkora mbabwira nuko muzakomera ku Mana. Imana niyo yubaka, Imana niyo ibaha byose, kandi niyo yabahaye n'abo bana mufite. Rero muzakomeze kujya muyishima, muzayikomereho, kuko ari izabageza ku buvivi. Murakoze cyane umubyeyi, ndamushimye. Ngira ngo nubwo rero umubyeyi ino message ayihaye mwebwe abana, ngira ngo murabyumvishe impanuro umubyeyi ahanuriye abana be. Nawe rero ubashije kubyumva, hita ukora icyo twakita copy paste, uvayibinge muri The Kingdom Vibe. Iyi message ni ya buri mwana wese ku mubyeyi, nubwo nabishyizemo icenga ku mubyeyi, ako iyi message ibaye iy'umuryango mugari wese wabasha kumva kirimo iki Kinyarwanda cyacu, u Rwanda rwacu turimo rwatubyaye, maze twubake umuryango mugari. Maze niba tugiye kubaka, twubake duhereye mu mizi, dutangire twubake generation ejo bundi izubaka umuryango ukomeye. Mubyeyi murakoze cyane. Murakoze namwe cyane. Yego, ikibazo cya nyuma twari dusorezaho, abantu bashaka kuvuga ngo kuri mubyeyi wakuganirije yari ari mu kigero cy'imyaka nk'ingahe? Imyaka mfite imyaka 74. Kandi uracyabasha kugenda? Ndacyabasha kugenda kubera Imana. Burya umuntu aba mu Mana ntasaza. Yego. Ngimbizi zirinda ziba uruyenzi. Noneho se iyi message wayigiriye abana bazaba bari kumwe n'ababyeyi babo bakuru mungana,
basigaye babereka YouTube, basigaye babereka mu mateleviziyo iwabo. Umubyeyi uri mu kigero nk'icyanyu, yaba umaze gukura uri munsi yanyu gato cyangwa se uri no hejuru, ese twamenyanye muvuye ahantu? twari tuvuye muri siporo. Wamba bari ukabagira inama nabo, iyi myaka bayigendemo gute? Aba bantu burungano bari munsi yawe gato cyangwa bari no hejuru gato, babyitwaremo gute? Erega burya nta usaza ari muri Yezu. Icyo mbasaba nuko bagomba gukunda Imana, bagakorera Imana bagifite imbaraga, kuko Imana niyo izabashoboza mu byo barimo. Kuko abana b'ubu iyo ndeba mbona bari muri viziyo ni nziza, ariko ntibakibagirwe umuco. Ikibazo cyanjye iby'ahandi bibi bagize iby'iwabo, bagomba gukomera ku muco w'iwabo, ntibashukwe, kuko biriya mbona ahanini nibyo bibarangaza, bigatuma bahindura. Iyo ni inama y'urubyiruko? Ni inama y'urubyiruko. Inama mugiriye urubyiruko? Yego. Ivuga? Inama ngiriye urubyiruko nuko batagomba kwibagirwa umuco w'iwabo, bagomba guhesha igihugu cyababyaye agaciro, umuco bakawukomeraho, indangagaciro za kinyarwanda bakazikomeraho, ntibazite ngo bafate iby'ahandi, kuko iby'ahandi birabayobya bikabibagiza n'ibyo bari bazi. Icyo nicyo kintu rwose mbifuriza, kureba no kubona amajyambere ni meza, ariko ibyo babona bibajyana kure y'Imana no kure y'urwababyaye ntabwo ari byiza, kuko uru Rwanda tugomba kurusigasira, tugomba kurugira neza, nitubabeza n'u Rwanda ruzaba rwiza. Amen. Mubyarakoze aravuze ngo dusigasire u Rwanda, dusigasire ibyagezweho, ibyubatswe, maze tubirinde dukumira icyatuma ibyagezweho bisubira inyuma cyangwa bigasenyuka. Harimo umuco, harimo indangagaciro zuzuye zituma tuba abanyarwanda. Mubyeyi rero, hari inama nakuyusabye ntiwayima, ndagaruka. Inama wagira abantu b'urungano rwawe, abasaza, abakambwe cyangwa abakecuru, mbese bari muri iki kigero, nk'ibanga ryatumye uvuga ngo uri muri Yesu ntasaza, ni ubuhe buzima umunsi ku munsi wabagira inama kugira ngo mbese ntibabashije kubaho barye bate, ese babyuke sangahe, ese mbese kuva mu gitondo bakore utu tuntu? Nko mu munota umwe rwose umfashije ubagira inama bano bantu bakuru, kugira ngo bakomere nkawe, babashe kuramba bari no muri Yesu. Cya mbere nyine babe muri Yesu, kandi ikindi cya kabiri tugomba gukora agasiporo karadufasha. Yego. Kuko iyo tugenda, ubu imyaka tugezemo turahinamirana, ariko iyo tugenda tukanakora uturimo dushobora duke nayo ni siporo. Ibyo rero ibyo bintu bishobora kudufasha tukamara igihe. Kandi ikindi cya kabiri no kwifata neza mu buzima bwacu kugira ngo tumare kabiri, ni ukuvuga yuko tugomba no kubaho neza, tukagira isuku. Ikindi cya kabiri, burya utariye ntacyo wageraho. Barye nabo bakashobora kurya ibyubaka umubiri, n'ibitera imbaraga. Ibyo ngibyo nyine bishobora kubafasha, n'ibirinda indwara nabyo biriho kandi turabyigirira. Kandi iyo ushaka kwibeshaho ntabwo wanabibura, bishakisha ukabibona. Ariko cyane ikintu ugomba gukomeraho kigufasha ibyo byose, jyewe nabonye kimfasha, ni ugusenga, ni ukumenya ya Mana yaturemye ikaba ariyo itugejeje ahangaha. Nabyumvishe ko twavaye benze Mana we, bajye banasenga kandi baturareka.
kaburakeye cyane. isengesho rya mu gitondo kutarivuze ndarikunda cyane. Isengesho ryo mu gitondo ni ibiryo byanjye. Ntabwo nshobora kubyuka mbere na mbere najya no muri dushe mbanza gusenga. Iryo ni ryo rimbeshaho, iryo rituma ngenda singwe sinsitare kandi mfite imbaraga nke. Iryo rero Yesu arabizi ko ngomba kurikora. Mujye murikomeraho ababyeyi nkanjye mu gitondo. Ibifunguro rya mbere niryo rizadutunga rikatubeshaho iteka. Mubyeyi nkubajije nakubaza byinshi ariko ni ngombwa ducumbikira aha. Ubutaha nongera kubatumira umubyeyi nzabaganiriza ibintu nanone mubabariza ibyo nanone biri mu bikomeza gusenya umuryango n'imico yitwa ko ari imico ariko nanone ishobora kuba ari imico itajyanye n'Imana, itajyanye n'iyo Yesu akunda, sibyo? Erega ubu ngubu abantu birukiye ibizabasiga. Bibwira viziyo ko ariyo yubaka umuryango kandi ntabwo ari byo. Ikintu cya mbere gisenya ingo cyane ni irari. Irari mu bantu ni ukutanyurwa n'ibyo ufite. Irari se ry'iki? Umuntu haba irari ry'umubiri, haba irari ry'ibintu, cyane cyane ibyo bintu byombi uko ari bibiri biriho. Hari abantu bafite irari ry'ibintu. Nk'umukobwa yabona umugabo afite ibintu byinshi, ahanini akumva yuko bagomba kugabana aho kubaka, aho kuvuga ati tugeza heza Imana yaduhaye, reka ibi bintu tubigendemo neza, bakabisenya. Icyo ni ikintu cyugarije uru Rwanda naryo. Urumva mubyeyi, ntabwo ari ibintu byiza rwose, nabyo ni ibintu bitari byiza. Ikindi ni irari ry'umubiri. Abantu ntibakinyurwa, abantu ntibagishima iby'Imana ngo niba basezeranye bamenye ko bagomba kubahiriza amasezerano y'Imana, kandi nyamara ntibazi ko basabibazwa mu ijuru. Yaturemye ibireba ibikorwa dukora byose. Ndagusabye ducumbikire hano, hanyuma ngira ngo nibyo narindi kuvuga ngo biri mu bituma umuryango usenyuka, sibyo? Harimo iyo mico, harimo icyo bita za karande. Uwo muntu ufite iryo rari aba afite ukuntu yarezwe, aba afite aho bikomoka, hari wenda ibyo imiryango yabo baba bizera, sibyo? Ibyo bintu byose ntabwo twabivuga umunsi umwe ngo birangire, ahubwo ndagira ngo mbasabe dukomeze. Nawe uragenda wibuka bimwe na bimwe, natwe turagenda nabo muri comment baratwandikira batubwiye ati muzavuge no kuri iki, nitwongera kumubatumira no kuri nakazoza ntibyarangira. Ariko reka tube dutwaye ibi. Imana ibarinde. Isengesho umubyeyi yadusengeye ryakoze, reka Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Reka ibyo tuvuze bihesha Imana icyubahiro. Yego. Naho butaha ni The Kingdom Vibe. Ntiwibagirwe gukanda subscribe cyangwa share niba ubona koko kino kiganiro umuryango nyarwanda ukeneye kukibona, kandi like, comment, ibyo byose birakenewe. Mubyeyi mwakoze cyane. Murakoze namwe. Imana ibahe umugisha. Yego. Murakoze.